Reka nongere mbasuhuze bakunze baruhuka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze muri iki gitondo. Ndabasuje mwe muri bice bigiye bitandukanye, mwe muri majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Ndabasuje kandi bahaye ikaze. Bantu bacu rero turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Of course urumvikana twaturamutse buri by'ukuri rero kwihuta cyane, twaturamutse twihuta cyane amakuru ko azindutse mu bice bigiye bitandukanye by'urugamba. Nyaboneka icyo tubasaba nta kindi no kubana natwe, ubundi natwe mu by'ukuri mukatubaza mu by'ukuri amakuru, ariko icyo twemera neza cyo tudashidikanya nuko tubazana amakuru akomeye cyane azindutse ku rugamba. Ubane natwe icyo tugusaba kuri subscribe cyangwa abone kugira ngo uko dushyizeho inkuru ujye uba umwe mu ba mbere bo kugenda babona amakuru yacu muri rusange. Hanyuma rero mu by'ukuri ibintu byamaze kuba biba ibintu byamaze kuba biba ibindi ku rugamba kuri tere imirwano. Icyo basaba nta kindi no kubana natwe kugira ngo nurusheho kugenda neza cyane. Ese amakuru yo kwibandaho na yahe? Banza umenye neza ko umutwe wa M23 wakoze ikintu gikomeye cyane kuri tere y'imirwano, ikintu cyababaje ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa, cyane cyane ingabo z'u Burundi zikaba zababaye, zikaba ziri mu gahinda kubera icyo kintu. Ese icyo kintu ni igiki babakoreye mu by'ukuri ahangaha muri Uvira yose rwagati, ndetse ngo mu bice byose bihurira muri Uvira mu by'ukuri bakoze ikintu gikomeye cyane cyo gukatinga mu by'ukuri gukatinga mu by'ukuri ibice abikaza kurangira abana bagabo ngo bagiye kwicwa n'inzara, ngo mu by'ukuri ngo nta kintu na kimwe ngo bazongera kubona muri rusange. Ese mu by'ukuri iyo nkuru wayumvishije, ariko kugira ngo ubyumve neza mutajya ngo mba ndi kubabeshya, reka mwiyumvire muturiye cyangwa mbwa gihari nuko FDNB itari bwongere kubona icyakura. Ubu inzira zose ko tuzikatinze, se turazikatinze, abashinzwe barongera kubaho batinze bica none. Ati muturiye ati kuko mu by'ukuri ati twamaze kuba dukatinga inzira zabo zose zabagemuriraga ibyo kurya, twakatinze buri kimwe cyose, byose amakuru tugiye kugenda tugaruka muri rusange. Hanyuma turagaruka muri operation zizindutse mu by'ukuri kandi mu rukerera. Urugamba rwa Uvira rusa nkaho noneho nta gahenge, nubwo idoha bigaragara ko bari babasabye agahenge k'igihe kirekire, ahubwo urugamba rwa Uvira biragaragara ko rwo nta nagahenge ku munsi umwe cyangwa kamasaha kigeze kabaho. Niyo mpamvu rero noneho nta nagahenge k'isasu mu by'ukuri nta nagahenge k'isasu kari guhagarara. Nongere mbabwira ngo nta nagahenge k'isasu kari guhagarara ahangaha muri rugamba. Bivuze ngo rero ibi bibaza kuba bisobanura iki? Nta kindi kidasanzwe biza kuba bisobanura mw'abantu mwe, ni ukwinjira, ni ukurwana mu bice byose mpaka mu by'ukuri ngo umujyi wa Uvira ufashwe. Hanyuma turagaruka rero ku butasi buri gukoreshwa, noneho hakaba ari gukoreshwa mu by'ukuri ubutasi buvanze n'amadrone. Bari gukoresha drone kugira ngo bakomeze ubutasi ndetse ku mpande zombi. Teknolojia ya M23 iri hano Uvira, ndetse na teknoloji igwa ku ruhande rwa Kinshasa iri hano muri territoire ya Walikare. Rero murumva ko ibintu bitoroshye. Abacancuro mu by'ukuri bagize icyo batangaza kuri intambara, cyane cyane iri hano mu mujyi wa Uvira, bagize icyo batangaza kuri M23. Byose rero nibyo tugiye kugenda turebera hamwe mu by'ukuri muri aya masaha azindutse ku tere y'imirwano. Mubane natwe tubabwira mu operation ya za gatogota. Mu by'ukuri hari inama rukarundura y'ingabo zo ku ruhande rwa Kinshasa hejuru gato cyane bakoze mu by'ukuri igaragaza urugamba bagiye gutangiza ahangaha ku mutwe w'inyeshyamba. Ariko kandi turagaruka Runingu Kiriba nk'uko mu by'ukuri byaraye, ni nako bizindutse mu rugamba. Tugaruka kandi na muri access zigiye zitandukanye. Mw'abantu mwe amakuru menshi Walikare na Pinga hose turajyayo, tubabwira uburyo igitero karahutaka gishaka kwigarurira Masisi, ndetse tuve ku gitero cya karahutaka gishaka kwigarurira Masisi, tugaruka mu mujyi wa Goma aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane, nyamara ariko kandi bikaba bitari kuvugwa. Nyamara mu mujyi wa Goma ntabwo ibintu byoroshye, byamaze kuba biba bibi cyane muri rusange. Rero wumva ko nta makuru menshi tugiye kugenda tugarukaho. Ndabasuje kandi baha ikaze rero wese bakore subscribe cyangwa abone kugira ngo murusheho kugenda mubana natwe umunsi ku munsi. Baha ikaze muri amakuru. Turaba turi kumwe na Baraka, mu by'ukuri nawe ngafite amakuru akuye indani ku rugamba. Murabizi ko ntabwo twakoranye neza ku mugoroba, ariko afite amakuru yakuye ku rugamba indani. Ariko nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nanone. Yes, ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo ni Pacifique
turi hamwe turazindutse mu makuru akomeye cyane tugiye kugenda tubagezaho nyine muri iki gitondo akomeje kugenda avuga mu gace kitwa Nkobe hari kuberamo urugamba rukomeye cyane ni agace kari hafi na teritwari n'ubundi ya Warikare hano hafi muri Pinga tugiye kubabwira uko byifashe n'utundi duce tugeze kuri dutatu tukomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane n'uyu mutwe wa 23 uri kugaragaza ko kurwana guhambaye cyane kurwana guhambaye kabisa aho rero kugenda ikubita coalition ku rwego rwo hejuru cyane bakaba rero bari kugenda bakubitirwa mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko bigize iyi teritwari ngira ngo amakuru menshi wamaze kubuyanyuraguramo ubasobanurira ku mfunyapfunya ahubwo reka tuyanzike mu buryo bwa nyabwo tubabwira uko byifashe muri Sud Kivu dore niho haramukiye urugamba rukomeye cyane by'umwariko mu bice bigize Uvira ndetse hariya muri Mwenga ndetse na Fizi ubwo ndavuga imurenge bira bice rwose biri kuberamo intambara ikomeye cyane ngakorero rero mumva ko ntago ibintu byoroshye n'akana gatoya hanyuma bwana Pacifique ntago tuza kugenda dutinda nyemera twinjire mu rugamba ariko se mbere ko twinjira mu rugamba ntitwabanza gushyiraho Baraka tukumva amakuru nawe akuye ku rugamba tukumva ama introduction wamushyira barahari mushireho atubwire uko byifashe gusa abantu bacu rero nkuko twamaze kuba tubibabwira amakuru azindutseho ni menshi Uvira nta gahenge kariyo reka tumushireho ubundi tuze natwe dukomeza n'ama operation yacu twamaze kuba dutegura umurongo duhamagaye urahuze mu by'ukuri mu gihe rero uhuze reka tube dukomeza n'andi makuru hanyuma tuyatangire reka tuyatangire ranga muri nama rukutura rukokoma amaze kumenya izindutse muri rukerera yo kuba ngo reka tugiye kujyana kantu ko kandi noneho hari nama ngo izindutse angaha muri Uvira cyangwa hano Gatogota y'ingabo z'u Burundi inama rukokoma ndabona ampamagaye inama rukokoma mu by'ukuri ngo yo kwigarurira uduce twinshi tugiye dutandukanye uduce twinshi dukomeye cyane bwana Baraka baramutse neza mwaramutse neza twari tukubuze noneho ndahari nta kibazo twaguhamagara cyangwa urakomeza dukomeze dukomeze nta kibazo ndi tayari okay hanyuma rero tuguhaye ikaze twa tumaze kubibwira abantu bacu ati mu by'ukuri hera amakuru ushobora kuba wakuye ku rugamba kuri tele mu by'ukuri ngira ngo ntabwo tuza kuba dutinda muri byinshi ahubwo uratubwira akantu ku kandi wari umaze kumbwira ati wamaze kuba ugira ingingo runaka mu by'ukuri waduhera ku ngingo ya mbere kuko natwe dufite amakuru menshi kugira ngo tuze kubona uburyo tuyageza ku bakunzi badukurikiye ahubwo tubwire kwanza bimeze bite ayo ufite arahurira hetwe nayo dufite yes ni ukuvuga ngo amakuru mfite nonaha ni amakuru menshi cyane yahereye ahantu bita mu Rurambo M23 yo twirwanaho ku munsi w'ejo irwanaho urumva n'amabuna abadukazi bateze ambushi coalition ni ukuvuga ngo aka gace ka Rurambo bateze ambushi abasirikare baturutse mu bice bya za Karemi umukomanda wabo ahita babwira ko bagomba gukora ripure bagasubira inyuma bakimara kubikora bifuza guta bakisubirira mu bice bya Karemi bakajya basaba komanda wabo ngo twisubirire mu bice bya Karemi ibibazo byinshi dufite hano nubwo turi kumvikana n'ururimi ntabwo turi guhuza ururimi n'abazarendo hari byinshi tutari kumvikanaho none wasanga ariyo mpamvu turi gutsindwa ahari bano bazarendo basanga ari n'abagambanyi kuko ngo bari bamaze gupanga urugamba rwabo neza bagabye igitero nyine biza kwisanga baguye muri ambushi muri kano gace ka Rugambo bigeze n'agace aho bita mu Bijabo andi makuru aravugwa Runingu n'ubundi ni kwa gusubiranamo na FRDC simbitindaho cyane reka twikomereze Masisi ni ukuvuga ngo agace ka Katoyi yose mu gihe durukana twavuganaga ko kaba kageze byibuze ku gihe cya 90 gafatwa ariko uyu munsi amakuru angera hambwira ko ngo kaba karamaze gufatwa agace ka Katoyi 100% kugeza ubu ngubu yenda ababa basigayemo ku ruhande rwa coalition baba ari bandi bakeya baba bagenda bihishahisha bamwe bakuyemo uniform bakigira abasivile ngira ngo twabigarutse no mu kiganiro cyashize twabivuzeho ko hari ukuntu abasirikare ba coalition babonye bikomeye bahita bahinduka abasivile
bakagenda bijijisha kugira ngo babashe kuba batoroka cyangwa se barokoka uwo muriro uba watse. Ni ukuvuga ngo reka dukomereze Warikare afande Gacari muri agisi ya Pinga ngo ari mu kazi gakomeye cyane ahantu hitwa ku musozi wa Nkobe. Ku musozi wa Nkobe n'ubundi naho ni muri Pinga ngo ari kurwana n'ubundi n'abo ku ruhande rwa koalisiyo ngo biganjemo abazarendo n'aba FDLR. Ni ukuvuga ngo kugira ngo agere ku musozi wa Miba, kugira ngo agere ku musozi wa Miba ngo ni ibirometero 5 gusa bisigaye, naho ubundi ngo yamaze kuzenguruka uyu musozi wa Miba ndetse na Warikare Centre. Warikare Centre buriya nk'uko tukunda kubigarukaho yagarutsemo koalisiyo nyuma za njuga babateye. None ubu yamaze kuyizenguruka, arashaka kuba yakuraho imisada yose abantu bo muri Warikare Centre babona. Hanyuma ngo gahunda afite nkurikije ukuntu nakunze kubona abasesenguzi benshi bivuga, bari kuvuga ko ngo abari ku ruhande rwa koalisiyo bashobora kuba bazikuramo muri Warikare Centre, namara kubafungira amazi n'umuriro cyangwa se aho bashobora gukura umusada hariho hose, ibiribwa bafite bikabashirana. Ikintu bazakora n'ubundi nta kindi uretse kuba bazikuramo. Bwana Nesh, nibagira n'amahirwe nabo yo kubona inzira batiripotinze, kuko hari ukuntu bashaka no kwikuramo bakaba bahura n'inzira bikaba ngombwa ko biripotinga. Yego, reka nkomereze amakuru yanjye ahantu hitwa mu Burundi. Mu Burundi haravugwa abasirikare bari kuva muri training bashyashya, hanyuma nabo bagataboherezwa hano muri Kongo. Bari koherezwa muri Kiriba. Bari koherezwa muri Kiriba, undi bari kuva muri training. Amakuru ari kuva mu Burundi aravuga ko kandi ngo ababyeyi b'abana ngo bari kuba baracyane kandi bari kwicuza icyatumenye abana babo bajya mu gisirikare, ariko bigeze aho nyine nta kundi byagenda. Aba bana nabo bari kuvuga ko bageze hamwe umwana arira nyina ntiyumve, kubera ko bari kohereza mu gihugu kirimo imirwano cyane kandi bari kurwana na M23 bamaze igihe kinini bahanganye. Noneho ibaze ko M23 yarwanye namwe mu bakomando bakomakomeye, bakoreza n'imbonerakure nazo zigakora aho bikanga. Noneho bohereje n'abana bakimara gupasinga, rwose ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi navuga nuko ahantu hitwa Kitona naho training yabo imaze kuba nirangira, abari gupasinga nabo bo ku ruhande rwa FARDC nabo bari kubitaborezwa mu bice bya Sud Kivu kuza gukomeza urugamba no gufatanya n'abakuru babo bamaze igihe muri FARDC. Ayo niyo makuru ari kugenda ngeraho muri kano kanya, nagira ngo mbe abadukurikiye cyangwa se abakunzi bacu Bwana Nelson. Yego, ayo niyo makuru yawe. Hanyuma mu by'ukuri ngaho gumaho ubu sasa wiyumvire imiripuko gumaho wiyumvire icyo twita umuripuko. Hanyuma rero bakunzi bacu kuko twamaze kubabwira, reka natwe dusimbukire mu nama rukokoma ya Gatogota, aho FDNB nyuma yo gukubitwa mu by'ukuri cyangwa se nyuma yo kwatakwa muri Runingu mu by'ukuri yewe, ndetse bakigaragaza ko bagiye kwerekeza muri Kiriba, bakoze inama rukokoma yo kuvuga ati munyemerere twanzike mw'abantu mwe, ati turinde igihugu cyacu, ati kuko igihugu cyacu kigiye kuba kigenda cyangwa se kibe cyendire mu rurimi rw'igihanga. Hanyuma ariko kandi ese ubundi ibyo bisobanura iki cyangwa urwo rugamba ruhagaze gute? Ni inama yabereye Gatogota, ni inama irimo bamwe mu basirikare bari ku rugamba gusa, nta musirikare waturutse hanze cyangwa se ngo aturuke mu Burundi. N'abasirikare bihuje abasirikare barahamagarana, abakomanda b'urugamba barahamagarana, aravuga ati munyamurika nimuze dukore inama turebe urugamba turuvemo, urugamba turukomeze, bigende bite ko batumaze. Ni nyuma y'uko umugabo Radisirasi wari warwaye malaria nawe yagarutse. Radisirasi niwe wari uyoboye urugamba rwo muri Kiriba hariya, yari yarwaye malaria, uyu mugabo yagarutse. Byageze bite rero kugira ngo agaruke ku rugamba? Uyu mugabo malaria nyuma y'uko yari yamuzengereje aravuga ati reka ngaruke ku rugamba, kuko n'ubundi malaria nta yari arwaye, yari yijijishije kuko yajyaga ngo areko yarokoka kiriya gitero ikarundura cyari cyamaze kuba kizamuka, kuko bo bari hejuru ya M23 hariya. Uyu mugabo aravuga ati reka mpamagarire Lieutenant Colonel Ndizihiye, birangira amuhamagaye Lieutenant baramuhitana. Ayo makuru narabahaye murabizi. None rero bahamagaranye baravuga ati mureke dukore inama, ati turebe urugamba turuvemo, turukwepe tuyoboke se. Binubwo binavuga ko
hari hari abihuje na hari abihuje n'uyu mutwe wabo wa Red Tabara niko bivugwa. Bivugwa ko hari abihuje na Red Tabara. Hanyuma abagabo rero ngo bakoze inama bahamagaranye baravuga ati twebwe nitwishinga abari Burundi batari kumenya ibiri kubera ku rugamba cyangwa se abari Kinshasa batari kumenya ibiri kubera ku rugamba, ati twebwe turaza kuba turi aho ngaho nta kintu na kimwe bitumariye. Amakuru atubwira iki? Amakuru atubwira ko byagenze bite sasa? Amakuru nta kindi atubwira ko iyi nama nta kindi yanzuye ko ngo igiye kurwana gupfa no gukira. Bwana Pacifique ndetse na Mubaraka ndetse n'abadukurikiye, ngo igiye kurwana gupfa no gukira, ngo igiye kurwana ngo imanuke igabe igitero kiremereye cyane ku mutwe uri 23, ngo bizeye ko ari wisubiza inyuma, ngo kandi baramutse bayisubije inyuma ngo byakoroha cyane bakaba babasubiza muri Kamanyola ndetse na Plaine de Rusizi, ubundi bakahita bakatinga bagakatingiramo hagati, ubundi abandi bagahita bakomezanya za Kaziba ndetse bagahita bahera inyuma, bagahita babahera inyuma muri rusange. Ayo ni amakuru rero mfite azindutse ahanga muri Katogota. Hanyuma rero ngaho rero mbere ko nanzika kuzindipwe ndetse ubu ninjye uyoboye urugamba, ninjye frontline commander. Hanyuma ngaho mumbwire, reka mere kuri Pacifique ubundi soreze kuri Baraka. Twavuze ko tugiye kujya tugenda akantu ku kandi. Hanyuma bwana Pacifique, ukurikije uko ubyumvishije hanga muri Katogota iyi nama kayundura yabaye, birashoboka ko abagabo bari buze kubataka M23 bakayigaho iki gitero bakirengera bakayisubiza inyuma bahita babona bakatingira hagati bakasubiza iyo ngeyo za Kamanyola. Urumva ariko hano hari ibintu bibiri gusa dushobora kwemera. Birashoboka kuko nta wamenya imbaraga bafite ngo nizihe, nta wamenya ngo abasirikare bangana gute. Birashoboka ko bashobora gukatinga M23 bikarangira basuje inyuma tena bakanabageza muri Kamanyola. Ariko nanone biragoranye kubona ko bakubita M23 nayo ibizi neza cyane kwigomba kwirwanaho kugira ngo igire gute hibeho kandi nibyo bice ibifate kandi bigumana. Hanyuma rero ikintu gihari ni kimwe, haraza kubaho gutanga inzira kwa M23 kuko urumva M23 niyo yabakatinze tena ntago ari bo bayikatinze. Abasirikare bari hagati ba FDLB ntago bashobora gukubita M23 ngo bayisubize inyuma. Kubera iki rero? Kubera ko uwo mugabo Radislas uyoboye urugamba nubwo bivuga yuko ku munsi w'ejo yakubiswa agahunga intatane n'abasirikare be, bigatuma abandi basirikare bamwe bisanga hagati mu bice M23 yigaruriye bakaba bari kubura uburyo ki barwana. Ubu buri wese rero bwa nese icyo nakubwira ari kurwana n'ubuzima bwe ngo arebe uko yaburokora. Niyo mpamvu wasanze ngo bamwe batangiye kugenda bagira gute bakuramo uniformo y'imyenda yabo. Hanyuma rero amakuru ukuntu ari kumbwira cyangwa se nge amakuru namaze ko nkurikirana neza cyane gatanu kuri gagenzi kako amakuru hano muri za Katogota ndetse na za Ruvungi, na amakuru avuga imirwano mishyashya yubuye hagati y'ingabo z'Urundi ndetse na M23. Amakuru kandi akomeza ambwira ko mu kanya gato y'ubwo twinjiraga mu makuru ari bw'igitero cyatangiye cya FDNB ndetse na Wazalendo, aho batangiye kwataka kuri M23 kugira ngo barebe niba babasha kurokora bagenzi babo bafungiranywe mu bice M23 igize gute yigaruriye. Hanyuma ibitero biri kugabwa hano muri Ruvungi kuko Katogota biragoranye cyane kuhagera kuko izi ntare za Sarambwe zamaze kugira gute kuhigarurira. Ibitero kandi bikomeza mu buryo mu moso ugana muri mu nzira mu muhanda wa Plaine ya Ruzizi werekeza muri Uvira, aho abasirikare b'abarundi bari kugenda baturuka baza kugaba ibitero kuri mu 23. Hanyuma rero bwa Neriso ikintu nakubwira cyo nuko ibitero byakajijwe ndetse n'ingamba zakajijwe n'urugamba rwahindutse. Reka twakeye Baraka kuri no powe ubyumvisha ute? Urumva umurego bafite ko bafite agahinda n'umujinya mwinshi cyane. Aba bagabo baraza gukora operation cyane ntago bayikora mbere ko twerekeza mu bice bya za Runingu ndetse na Sange Kiriba wiyumvire indi miripuko sasa. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Iyi operation ahanini ikintu navugaho bashobora kuyikora ariko nayo ntishobora kubahira kubera ko bibikana ko morale yabo yamanutse. Niba batangiye gukora inama bavuga ati abantu batari kubitere twebwe turi gukora cyane nitwisanga turi gukora cyane tutari twishinga abatari kubitere
biraza gutuma twisanga mu bibazo bikomeye cyane. Niba bari gukora inama ziga kuri ibyo bibazo bivuga gutyo, birumvikana ko morale yabo yamanutse, ndetse bashobora kuba banafite ubwoba cyane ko umukoloneli umwe bamutakaje nyuma y'uko umukomanda mukuru wa mukomanda umaze kuvuga maze yirwaje malariya. Ibyo byose rero ni kugaragaza morale iri hasi ku basirikare ba FDNB. Iyo morale ishobora gutuma igihe bahagabye n'igitero kitagera ku ntego. Ubundi buryo nabisobanuramo, kugira ngo bagere ku ntego kereka babonye ni backup ibasha kurusha imbaraga M23 bahanganye iri mu gice cy'ahagana hasi mu gihe bo bari mu musozi miremire. Babonye backup ishobora guteza M23 ikayirisha imbaraga, icyo kintu cyabageza ku ntego yo kubasubiza akamaro. Ariko igihe M23 yagiye yubatse urukuta cyangwa se yabashije guca backup bashobora kubona rwango, ahubwo bazikuramo nibareba nabi. Yes, nubwo buryo nabisobanuramo bwana Nelson. Nubwo buryo nabisobanuramo kaya 5/5. Hanyuma mu by'ukuri ngaho ngukorera, hanyuma tuvuye rero gatogota sindibuza kwitindaho n'ubundi abahagiye barahagiye cyangwa se abahaguye barahaguye. Munyemerere sasa rero twanzike bwana Pacifique twinjirane anga muri Runingu mbere y'iko ngaruka azasange. Runingu ni urugamba rukomeye cyane, aho urugamba rwamaze kuba rufata ruva Runingu M23 irayifite 5/5, ariko kandi amakuru akatubwira ko ingabo z'u Burundi FDNB ziri kugaba igitero kiremere cyane ku mutwe w'inyeshyamba ngo kugira ngo barebe ko basubiza inyuma anga muri Runingu. Amakuru avuga iki rero? Amakuru ntakindi atubwira ko habaye igitero kiremere cyane ku ngabo z'u Burundi ndetse na FDNB, FRDC ndetse ni coalition muri rusange ndetse n'abacancuro kugira ngo barebe ko ibyibuze iyi Runingu bayikuramo. Uti gute rero? Namakuru turuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko Prime Niyongabo, uyu n'umugabo mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, yakoze igishoboka cyose kugira ngo ndetse na President Neva kugira ngo barebe ko byibuze Kiriba itafatwa. Gufata Kiriba bingana no gufata umujyi wa Uvira. Kabiri, iyi Runingu kugira ngo ifatwe ni urugamba rukomeye cyane rwabereye muri Sange, nubwo naho ari agace gato cyane byaje kurangira FDNB yari satatse M23 ahanga muri Sange. M23 irarwana cyane, inkundura yihagararaho, irabakinagirana, barirukanka bisanga muri Runingu. Rurakomeza barirukanka n'ubundi bari babatakanye intwaro ziremereye cyane, bisanga Runingu bayisotsemo, bahita babanira aho ngaho, baravuga tangani tuharenga afana zatugaya. Atafana zatugaya bararwana bitabaza abacancuro ku munsi w'ejo. Bitabaza abacancuro bahageze baravuga ati ibi ntibisanzwe, aturu rugamba ntabwo twigeze tubonana naho twarwanye, ati dore ko twarwanye za Pakistan ndetse no muri Iraq, atari ku rugamba ruri kubera anga muri Uvira cyane cyane anga muri Runingu ndetse na Gatogota, ati ni urugamba rudasanzwe, ati wagira ngo n'Abarusiya mu by'ukuri bari kurwana na Ukraine. Abagabo baravuga ati ibi ntibisanzwe. Ubu tuvugana rero urugamba ruzindutse mbere ko nanzika, ni urugamba ruri gukotanira ahangaha mu by'ukuri muri Runingu, cyane mu marembo ya Runingu, bareba ko byibuze M23 bayisubiza inyuma. Ariko kandi biragaragara ko ari ibimenyetso bwana Pacifique byuko Kiriba ishobora kuba igiye kuvamo. Mbere ko nakira Baraka bwana Pacifique wakanzika kuri kagoro kuko nzi kugafite amakuru akomeye cyane. Aka gace ka Kiriba rero ni kamwe mu duce dukomeye cyane kandi tunahangayikishije leta Kinshasa, kuko na agace kari strategique, dore yuko anano muri Sange, hagati ya Sange ndetse na Runingo naho harimo akandi kantu k'agasozi kuri ubu kugeza ubu kabarizwamo FDNB ndetse n'aba mercenaires, kuko nibo bakunda kurwanira muri zino axe. Abakuru dufite azindutse muri iki gitondo y'ibitero bishyashya kuri ishuro ntago ari ababirigi cyangwa se bano banyakolombia bagabye ibitero, noneho turi kubona ubwiganze bwinshi n'ubw'abasirikare b'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe M23 imaze iminsi ishenye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi byari biherereye hano muri Sange, aho bari badikanyije na M23. Ibi rero bikaba bimwe mu byashegeshe cyane iki gisirikare cya FDNB, ndetse biranababaza cyane, bimera nkaho babiciye umwana wabo. Hanyuma rero ubu ngubu niyo mpamvu ubona bari kugaba ibitero bigiye bikomeye cyane kuri M23. Gahunda nta yindi, kubite mu V3 uyigize inyuma
uyikubite uyijyane muri Nyangezi ngo babone uko bagira gute bigarurira by'umwihariko uyu mujyi wa Bukavu. Ni ibintu bigoranye cyane kuko aba bana b'Intare nabo bamaze kuba bahabwa itegeko na afandi wabo mukuru Sultan Makenga kabisa, amaze kuba yigerera ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero ari kugenda akomandinga runo rugamba ruri kugenda ruba. Ibi biri kuba mu gihe uwitwara Disirasi nawe atoroshya be na gatoya kuko akomeje gutegura imigambi y'intambara ndetse n'imitego igiye itandukanye. Ubwo ni nko kuvuga ambushi nyine bagenda batega M23 ngo barebe niba yagira gute yayigwamo. Ariko kuri ishuro noneho M23 amaze kumenya amayeri yose ari gukoreshwa na FDNB nyuma yuko baguye muri ambushi ishuro ebyiri batamenye ibyo ari byo. Hanyuma kandi ibitero bishyashya byagaragayemo abazungu mu kanya gatoya kabisa ku isaha ya guhera ku isaha saa 10 kugeza mu kanya saa 11 kabisa, ubwo twari mu makuru yacu hari harimo kuberamo urugamba rukomeye cyane M23 iri guhangana n'iyi coalition itoroshye cyane. Gusa amakuru mfite nuko M23 ishobora kuba yarenze kano gace ka Sange kandi ubwo kukarenga bisobanuye kukigarurira. Gusa kugeza ubu ntago turabona amakuru yagihamya agaragaza niba M23 yamaze kugera hano neza cyane muri Runingo, aho biri kuvuga ko iri kurwanira na FDNB ndetse n'aba bameriseneri b'abacashuro b'abazungu. Hanyuma rero ibitero bizabaye ku munsi w'ejo cyangwa se ambushi karabutaka yakozwe n'umutwe wa 23 ubwo iki gisirikare cy'u Burundi cyagize gutya kirirara Bwana Neriso kiravuga ati ubu noneho M23 twayikomesheje, reka noneho dufate ingabo zacu tugiye kushyira mu bikorwa umugambi wacu muri area muri Zamfizi ndetse na zamwe ngara mu Banyamurenge barebe niba babasha gukora ibyo biyemeje kuva na kera. Ibi rero byabaye ku mugoroba ubwo twasozaga amakuru yacu ni mugoroba, ubwo amakamyo ya FDNB ngo yerekezaga hariya muri zira axe, hanyuma bakaza gora n'ibyago bikomeye cyane nabo bagakorerwa ibyo bakoreye mu Vetura bwa Neriso barasa imodoka ya M23 noneho yo ntiyiriwe inarasa kuko bose bivuga ko ishobora kuba yanabafashe matekwa. Hanyuma mu nzira ikomeza yerekeza muri Kiriba hano muri za Runingo ngo huzuye abameriseneri ngo bafite ubwoba bwishi cyane kujya guhangana naye mu 23 bitewe n'ibyo bamaze iminsi ibabona. Baravuga kandi ko uyu mutwe wa 23 ngo goranye kuzawutsinda ngo kuko baza amayeri menshi ngo n'amaterimi menshi ya gisirikare ngo kuko bisanga muri ambushi kandi batatekerezaga iyo ambushi muri rusange. Hanyuma amakuru akomeza ambwira ko kandi habayeho kwisuganya ndetse no gusaba intwaro shyashya kw'abazarendo bavuga ko izo bafite zishaje ko ariyo mpamvu bari gutsindwa ku rugamba. Urumva rero bari gusaba intwaro kandi intwaro zirahari kabisa nta kabuza, ubwo ngubwo ikibura no kuza kuzibahereza. Hanyuma twihuse cyane no mu yandi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ruri kugenda ruba, tugiye kunyarukira mu muhanda Kaziba barakura twumva ndabumva nimukomeze nta kibazo. Okay. Yego. Hanyuma rero mu by'ukuri ntikinabza kandi ufite uri kuri front line se. Uri kuri front line. Wari ukomereza za Kaziba. Ariko kandi nyama mu by'ukuri ukomereza Kaziba, ahubwo twagomba gukomereza ahanga muri Kiriba noneho niba ufite iyo nkuru ya Kaziba tukaza kwigarukaho nyuma. Impamvu ni impamvu nuko nkuko ramaze kubivuga nkuko cyangwa se baba bari kubyumva iyi Runingo tuyivuyemo duhita twerekeza muri Kiriba na gace gakomeye cyane gakungahaye nkuko twababwiye amasacu ya nimugoroba, na gace gakungahaye karimo ibitaro, karimo amashuri, karimo imitungo iremereye cyane abazarendo bari kwifashisha, FDNB bari kwifashisha. Ariko ikibazo gikomeye cyane, ingabo z'u Burundi bazikupiye imihanda yose. Ingabo z'u Burundi bazikupiye imihanda yose ndetse n'ibiryo bazikupira naho n'imihanda banyuragamo bazigemurira ibyo kurya mbere ko twinjira muri Kiriba. Iyi ngiyi akaba asha nkaho ari tekinike inyeshyamba ziri gukoresha kugira ngo babanze kubicisha inzara, nyamara kubicisha inzara Bwana Baraka babona uburyo babarasa bari guhungetwa. Agahinda basi iyi tekinike nimbi cyane. Tekinike nimbi ariko nta tekinike itakoreshwa ku rugamba Bwana Neriso. Buri tekinike yose yabasha kukurokora cyase gukubita aduyi wawe, kwaba kumurya amenyo, kwaba kugira gute wayikoresha ari n'amarozi wayakoresha kugira ngo wirokore kandi unarengera buri kurwanira. Nta tekinike itakoreshwa ku rugamba. Yes, dukuvuga ngo uko guca backup nkuko nagiye mivuga ngira ngo nawa mugabo twumvise akuru yejo yabivuzeho
uko gufunga ibiryo intwaro urumva ntiziba ziboneka bihagije. Ikintu kibaho barabanza bakarya ibiri mu masitoke. Iyo batari kurwana cyangwa se mwabaye muburise kubatera cyangwa se bo batateye, kubera ko urumva baba banafite ubwoba ko bisanzemo hagati imihanda mwayifunze. Nuko ngo uko gufunga ibiryo, ariko gaturika amaze nsobanura uburyo inyeshyamba zifunga imihanda. Nta cyapa bashyiramo bavuga ngo uyu muhanda urafunze, ahubwo abo muhanganye nibo bakora amakuru y'ubutasi bakamenya ko umuhanda runaka udashobora gucibwamo n'imodoka yabo, kubera ko intare za Sarambwe ziba ziri muri target, imodoka yose ishobora guhitirwa muri ambush. Iyo bamaze kumenya ibyo niko batangaza ko imihanda ifunze, nta biryo bashobora kubona, nta n'intwaro, nta n'ubundi bufasha bwa backup y'abandi basirikare. Uko nibwo buryo inyeshyamba zifunga mu muhanda, kandi nk'umusivili ugenda mu muhanda ashobora kutazibona kuko baba bafunze mu buryo busa n'ari bwishwa, ntabwo bashyiramo icyapa ngo stop wapi. Yes, ubwo ni uburyo nyine abafunga mu muhanda. Nuko ngo iyo umuhanda rero bamaze gufunga urumva ko ari ibintu bikomeye cyane, utanamenya ngo bagutegeye hehe. Niba bamaze kwinjiramo isaha uzi ngo nahita nisanga muri ambushi, imodoka ndimo bashobora kuyitera ikopora, cyangwa se ugasanga bantunze imbunda nisanze nyine ntandi bahitamo nkamanika amaboko. Ukuvuga ngo iyo umuhanda wamaze gufungwa, ikintu kiba kigiye kubaho Bwana Nelson n'inzara na Pacifique byumve. Ukuvuga ngo ibiryo biri muri stock barabirya bigashira, iyo bishize noneho bigenda biti. Iyo bishize bigenda biti, nuko ngiye bishize harimo ubacunga ku jisho akabatoroka agahita agenda akiripotinga akamanika amaboko, kavuga ati narindi muri gutya na gutya, intwara akayimanika hejuru akaba ari reportings. Bamwe bakajya aho ngaho muri defense bakajya bahana amakuru ngo runaka yipotinze, abasigaye nabo bakabura morale. Ikindi bashobora gukora barahamagara bagasaba backup, kavuga ati basi ni mutworeza indege mu gihe iri kubaserereza tuzace mwako kavuyo dutambuka dusohokemo. Iyo backup ikunze iyo ndege yaza ntigira ibyago ngo bahite bayirasa, birashoboka ko bashobora gukora repuri bikabakundira. Ariko iyo bidakunze yenda iyo ndege yazigatiraswa bakorera igitero kije kuba bakinga nacyo kigaterwa ambushi, kikisanga muri ambushi, kikaba cyahitamo gusubira inyuma cyangwa se kikaba cyahitamo gukomeza kurwana. Iyo bidakunze n'ubundi urumva babandi bisanga mu mazi abira kurushaho, ahubwo noneho nibwo ibibazo bigenda byaba byinshi kurushaho. Ahubwo ikintu gishobora kubaho niba ari uko byamaze kugenda bamaze kubakatingiraho cyangwa se kubafungiraho amazi n'umuriro bari kuvuga, niba ari byo byamaze kubaho birumvikana ko igishobora kubaho abenshi ahubwo bajya bacunga kuhisha bagenzi babo maze biripotinga, cyane ko aho ngaho na za MP zishobora kutabageraho uko zabuze uko zibageraho. Birumvikana MP ntabwo izagucunga ngo udatoroka, kandi nayo itashobora kugera aho ngaho. Umuhanda ishobora gucamo iza kukureba, bashobora kwirasira mu nzira cyangwa mu bibaya cyangwa mu misozi ishobora gucamo. Nukuvuga ngo izakwihorera nyine, ahubwo bazababwira ati mwirwaneho nk'abasirikare nk'uko byabaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'abarundi rwose zivuga tumaze iminsi 4 turi impande n'impande tuzengurukijwe na M23, nta butabazi nta kibiribwa, noneho turabona byamaze no gushira, ubu turashonje ni mu backup. Komanda yarababwiye ati mwirwaneho nk'abasirikare. Ikintu nabo bahise bakora nta kindi, nicyagiye twumvise ngo abarenga 250 bamaze kwipotinga. Bahise biripotinga ko nta kundi byari kugenda, imbaraga bari bafite zizari zo kurwana na M23. N'abagabo rero ntibyagutungura ibyo bise biba, ndumva ari ubwo byo nabisobanuramo, kuko umusirikare aba agomba kwirwanaho uko byagenda kose, yakanga akamanika amaboko kuko ari yabona nk'aho bamutereranye. Ubwo buryo nabisobanuramo. Ngaho twanzike rero mbere ko nerekeza muri Rugezi, twanzikira numvaga urimo kuguruka cyane. Ngiye nari kuguruka narifashe yihuta nerekeza muri za Kaziba mu muhanda ukomeza werekeza muri zira axe n'undi zo imurenge. Ari kubera urugamba rukomeye cyane bwa Nelson, abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge noneho kera kabaye bashobora kuba baziwe n'ibitero karundura bya FARDC ndetse na FDNB. Abakuru mfite nuko imodoka zazamutse ku bwishi mwiri joro rya Kebwa Nelson, imodoka nyinshi cyane z'abasirikare b'u Burundi, harimo zimwe zafashwe na M23 ariko izindi zakomeje zerekeje rero hehe mu bitero bishyashya bagiye kujya bagaba hariya muri murenge, by'umwariko kuri ishuro habarizwa bano barwanyi ba M23 ndetse na twirwaneho. So amakuru avuga ko nyuma yuko ingabo z'u Burundi zikubitiwe muri zira axe
zitanejejwe n'ibyababayeho, ahubwo bagiye ngo bagafata gahunda yo kwitekerezaho ngo barangiza bagapanga kugaba ibitero bishyashya kuri bano barwanyi n'ubundi batwirwaneho ndetse na ba M23. Ibitero bishyashya uyu munsi ntago byagaragaye muri bira bice bya za Murenge, nta makuru y'ibitero cyangwa se y'imirwano ihari, kuko butuvugana amakuru nkesha abasivile bahari bavuga yuko haramutse amahoro, cyereka ngo habaye hari igihindutse, ariko nibisanzwe kugira igihinduka cyo ntago imirwano yakira itabaye n'ingabo z'uru zirariya ndetse n'abazanindo zifite inzara yo ku rwego rwo hejuru cyane ngo bwire batarashe cyangwa se batambuye abasivile. Amwe mu makuru mfite rero nuko hariho kwitegura ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'aba barwanyi. So rero agatanga bwa Nelson urumva yuko haramutse amahoro, umutekano ni wose, gusa ntago twawizeza abantu badukurikiye kuko hari aho byicara bihinduka isaha ku isaha, umunota ku wundi. Okay. Ngango ko atyarabyicara bihinduka umunota ku munota. Nyamabaraka mbere ko reka tukurekure ugende mu byukuri ndabirenza ko ufite gahunda, hanyuma natwe dusigare. Mbere ko tukurekura ari kintu ushaka gusiga ubwivuze kuba nakongera ki kubyo Pacifique avuze. Ya nduba byavuze Pacifique nta kintu nakongeraho. Aho kucyo nakora ariko mbashimire kimwe n'abadukurikiye naho mu makuru wenda bibutaha. Ati no makuru wenda y'ubutaha ngayo bwana ko Pacifique. Anyuma nyemerera dusimbuke Pacifique, nyemerera dusimbuke tuve muri ibi ngibi mu byukuri, ngira ngo nkuko twamaze kujya tugenda tubimenyesha abakunzi bacu ahangara rero mu byukuri muri Rugezi, muri Rugezi ndetse ntago ibintu bimeze neza. Uyu mutwe nyeshyamba ukomeje mu byukuri kwisanga uri mu kaga. Rugezi yamaze kuba Rugezi bwana Pacifique, bisa nkaho FDLR ndetse ingabo z'u Burundi basa nkaho babacanye umuriro anga muri Rugezi, ibintu bitoroshye n'aka na gato. Ntago ibintu byoroshye kabisa muri Rugezi ntago byoroshye, ariko ngira ngo tubaye nk'abahavuye hano muri Rugezi. Ibitero ntago biri kuhagaragara byinshi, gusa navuze neza yuko ku isaha byicara bihinduka, mushobora kuza kumva bibaye ibindi ahubwo gihe narindi kuvuga ngo wenda twerekeze hano muri za ntuze, hano muri za Katana, nzira yerekeza muri Kavumu. So amakuru mfite aravuga ko kandi uyu munsi nanone M23 yananiwe kwihanganira wazarendo zimaze imisi zikora ibintu navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubona ko ari ibintu bitari byiza be na gatoya. Sasa rero bwa Nelson, amakuru akomeye cyane azindutse ngewe mfite avuga ko M23 nanone iramukirije operation y'amasuku muri zira axe. Iyi ka operation ya gatatu muri uku kwezi n'ubundi ikozwe n'iza Sarambwe. Sasa amakuru rero aragira tuti uyu munsi tariki ya 20 na gatanu muri iki gitondo M23 irazindutse. Ubu turi kubabona abasirikare barimo kuzenguruka hano muri Katana, bari gushaka wazarendo ndetse na FDLR bihishe mu mazu. Amakuru avuga ko kandi abeshi baza bakahirirwa ariko bagataha nijoro marari y'amashyamba ya parike ya Kauzibega. Kandi iriya shyamba bwa Nelson ni rimwe mu ishyamba rinini cyane, rinini kabisa, rinini ryo ku rwego rwo hejuru, ribarizwamo zira FDLR. Hanyuma rero amakuru mfite nuko operation nyine ziraramutse, haracyari gushakishwa aba bazarendo isaha ku isaha gize abafatwa. Ubwo urumva turahabaye neza cyane gatanu ku gagenzi kako, turaza kubabwira uko biza kuba bigize gute byitwaye. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi bwa Nelson ajyanye n'uru rugamba ruba ruri kugenda ruba, na makuru ari kuvugwa ko M23 nanone yongeye gukora amasuku muri axe zegeranye n'umujyi wa Goma. Yongeye gukora amasuku muri iki gitondo muri axe ziri hafi n'umujyi wa Goma, dore ko no muri Goma ngo hari akonunga ibintu bitameze neza. Aya makuru muri Goma yo ndaza kuyakurikirana neza cyane gatanu kuri agenzi kako, sinapfa kuyatangaza ntarayizera 100%. Amakuru ahari muri Goma nuko M23 nanone naho iri mu masuku akomeye, iri gukora umukwabu simusiga cyangwa se umukwabu karondura. Hanyuma amakuru aravuga ko kandi muri Sake
hakomeje kubera amasuku cyangwa se operasiyo zigamije guhiga nyuma abazarendo ndetse n'ibisambo biba bigaragara muri ziriya agisi nyuma y'ubwambuzi bwinshi bumaze iminsi bugenda bugira gute buhabera. Na hano za Kanyarucinya mu misozi ya za Mutaho hari kumvikana amasasu akomeye cyane ngo ni M23 iri gushakisha n'ubundi coalition imaze iminsi bagabaho igitero muri ziriya agisi bwa Nelson. Hanyuma rero ngira ngo ni ibintu biba biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Twihuse n'andi makuru akomeye cyane dukomeze tujye muri Nyiragongo tubabwire ko mama 23 ikomeje kugenda igira gute ihakorera ibintu by'ama operation nyine n'ubundi yo gushakisha aba FDLR ndetse n'abazarendo nyaboneka ntago ibintu bigize gute ntago ibintu byoroshye. Ibintu byamaze kuba bigira gute byamaze kuba bikomera kuri uyu munsi ku itariki ya 25 kuko urabona ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero nyaboneka ikindi kintu ndimo ngira ngo mbabwire dukomeza hano muri satere n'undi ya Masisi. Wazarendo zemerewe akayabo k'amafaranga ngo bakubite M23 ngo bayikure hano muri uyu musozi kabisa uri hejuru ya Masisi ngo hanyuma Masisi igarurirwe ngo ubundi ngo baze kugira gute kubahereza akayabo k'amafaranga. Ibivugwa ko Pacifique Masunzu ngo yaba yaritabye Imana ntabyo kabisa. Uyu mugabo ni mutaraga ni muzima cyane ameze neza gatanu kuri gagenzi kako. Ikindi ari no mu rugamba niwe nyiri operation niwe nyiri mipango urimo kugenda apanga abwira abasirikare ati murwane muri ubu buryo. Amakuru mfite nuko kandi wazarendo zigize nabi muri karisi ya Nyabyondo ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye tubarizwamo nyine zino wazarendo zo muri zino axe. Hanyuma bwana Nelson nihuse cyane mbabwire ko muri warikare agace kitwa pinga aka gace kabisa kari guhura n'ibyago bikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare benga 700 ubu hasigaye imbarwa bose bashobora kwamaze kubikwa n'intare za Sarambwe. Amakuru akomeye cyane kandi aravuga ko bino bitero by'ama 23 biri kugenda biba ngo bigamije kwigarura uduce twishi cyane akaba ari impamvu leta ya Kinshasa ibintu yabikuye ku rwego rumwe ikabishyira ku rundi. Ati bari kudogaba ibitero mu gihe turi mu nzira y'amahoro ishaka ko twahagarika imirwano bwa Nelson. Nawe nyumvire niba leta ya Kinshasa itangiye kugivuga ko kuntu kandi ari ibintu byigaragaza yuko ahubwo ari bo bakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri no mutwe wa mama 23 mu nzira kandi komeza yerekeza kuri centre n'ubundi nkuru ya Warikare aho M23 yananiwe kujya gufata kabisa aho ubona ko ibintu bitameze neza be na gatoya. Amakuru mpafite bwana Nelson ko nuko muri iki gitondo M23 ishobora kuba yambariye gutsinda nta bintu by'imikino nimwe bifitiye muri rusange. Hanyuma rero twihute cyane ari nako tuza kuba tugenda dusoza n'amakuru yacu ari kugenda avugwa muri rusange muri zino axe n'ubundi zigiye zitandukanye kuri ubu ziri kubarizwamo uno mutwe wa 23. Ntandi rero ni muri Rubero namaze kwikubita ubwo ngubwo nihuse cyane natezi yihuta ku bitero bikomeye cyane ku bitero karundura biri kugenda biba bikozwe n'uyu mutwe wa M23 noneho kwishuro ka gace kitwa Kasuo M23 yaba yakarayemo mu buryo bukomeye cyane. Hari abantu bari kwirengagije urugamba ruri kubera muri Warikare bakigira nkaho rutabaye ariko urugamba ruba rwabaye nyaboneka hano muri Rubero. M23 biri kugenda naho ikubita ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma FDNB FRDC Prito ndetse na UPDF mu bitero bikomeye cyane bakomeje guhigisha uruhindu uyu mutwe wa ADF naru mu rusange. Hamaze kwicwa abatari bakeya muri ADF naru bigaragara yuko ADF naru bayimereye nabi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nayo kwa Tomaru Bank muri Ituri naho hakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane aho rero bano barwanyi bo muri CRP bari kugaragaza imbaraga zidasanzwe kurwanya Kodeko ndetse na FRDC. So rero bwa Nelson datekereza amakuru yanjye yarayo ngayo bamaze kuyageza ku bakunzi bacu. Haye nguko rero hanyuma turaza kuba tugaruka muri Pinga ndetse na Warikare nkuko ariko Baraka asa nka wasimbukiye gato cyane ariko amakuru yacu ntacyo natwe turaza kuba tuyagarukaho tubabwira uko bizinditse ndetse n'uko biramutse. Tubashimire rero mukomeza mu natwe mwakoze cyane uko cyo nagaruka. Bye bye.